haleluya. Imana iza kurikurikira. Hari ijambo Imana yaba yarakubwiye izarikurikira kugira ngo igukoreshe. Imana izarikurikira isezerano wabwiwe, Imana izarikurikira. Arabohora TV. Fusho ndagushimira cyane madamu, mwakoze akazi keza cyane, mwakoze akazi k'abagaragu b'Imana. Birabaza kubona ko utubari duhera duhindura amarange, duhindura amabara, ariko ukarushaho gusanga urusengero rwamara imyaka rugisa kwa kundi rwasaga. Mwakoze akazi keza, nishimye by'ukuri. Narebye ndeba ukuntu hateguye harasa neza. Abakristo mwakoze akazi keza, abana bacuranze murabona beza cyane, abaririmbyi itoketimu nziza y'abaririmbyi, ngira ngo yacu uzayizana nayo izibigireho. Ndagira ngo rero mbere yuko wenda njya mu butumwa bwiza, by'ukuri Shumba iyo madamu wawe umukobwa wanjye twabanye igihe gitoya, ariko wambere umwana mwiza. Amasengesho twakoraga mu byizi ukabona araje mu mvura dusengera ahantu habi, ariko rwose yambere umwana mwiza. Noneho kumva ampamagara ambwira ngo uze ku rusengero rwacu bintera imbaraga. Yarambwira ati uzaza dusure. Ndavuga ntabwo nabura kubasura kabisa ubinsabye. Rero nishimiye kuza. Barakoze mukobwa mwiza, komeza kumbera inshuti. Hanyuma uyu munsi madamu wanjye yamperekeje. Ahaguruka basohoze. Yitwa Beretiride, tumaranye imyaka itari mikeya, ngo turasatira imyaka 16 bako turabana abantu. By'ukuri twajya inama zo kubaka. Imana umugisha yambere umukobwa mwiza. By'ukuri baramutse bambwiye ngo urashaka kongera gushaka undi mugore, ntabwe ntiyego. Bati se urashaka kandi nkabwe ndashaka uyu nguyu. Rero nawe yicaye tuze kabisa zikora rwo nta kibazo mbitemo. Tubyaranye kabiri. Ndikumwe n'umukobwa wanjye Mbabazi Julien. Ariye baba twamenye ryari. Kamirongo no cyaro ya 2001 cyangwa 2002 mwaka wa 2004 twaramenyanye n'umwe mu bana banjye tubana neza. Twabanye ntangira wari natangiye umurimo w'Imana ku Gisenyi, nkajya mushumba distance akazayo, njya gushumba Nyagatare naho akajya asangayo. Ntabwo nzi ikintu babaza nshakaho. N'uyu munsi wa none Rwamagana turaturana, ndamushyingira, rwakagira urugo rwiza cyane. Ubu ni umuntu w'umukire. Umukobwa mwiza cyane. Hanyuma arashaka ngira urugo rwiza byaye nawe kabiri. Baza kwimukira i Kabuga, ariko kwimukira i Kabuga ntabwo yigeze yimuka, akomeje kubana nanjye. Urabona ko twazanye. Atanga icya 10 neza. Ukuri ntabwo Imana izabura kugira neza. Bakoze cyane. Nshuti zanjye, itorero Nshunge ryitwa Church on the Rock cyangwa se itorero ryo ku Rutare. Ni itorero natangiye mu mpera za 2013, ariko rimaze gukura, rimaze kugwira n'abantu benshi. Tumaze kugira amashami 8. Urumva ko ntabwo ari bukeya. Na rero mbere yuko nza hano nabanje ku rusengero, bavuye mu basuhuze. Abana banjye bameze neza cyane, barateranye, afite umushumba mwiza uri kumwe nabo. Rero by'ukuri ndabatumiye muzadusure cyane kabisa. Kandi mu bintu bihenda, ubushuti burahenda. Ubushuti ugira gute? Burahenda. Icya kabiri, kugira ngo umuntu n'inshuti ube inshuti n'umuntu, hari icyo bigusaba nawe hari icyo bimusaba. Umuntu rero winjije n'utamenya inshuti. Ubu ngubu nakubonye ntabwo nkuzi,
ariko nyuma yawe hari abantu benshi cyane. Urugero, umwana w'umukobwa ntabwo nzi ko azahuza n'umushumba, ntabwo nzi ko azaduhuza. Ni ukuvuga rero inyuma y'umuntu wese hari abantu benshi. Mbwira mugenzi wawe, inyuma y'umuntu wese hari abantu benshi. Ikintu gikomeye cyane, friendship, ubushuti, relationship. Ubushuti ni ikintu gikomeye. Gutakaza inshuti, gutakaza ikintu, kandi watakaza imodoka yawe, watakaza ikintu ufite, ariko gutakaza inshuti, gutakaza ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu kibi gutakaza inshuti. Noneho nta kintu kibi rero nko gutakaza inshuti ejo ukazajya gusaba serivisi. Ayewe utari ubizi, cyangwa se ugatakaza inshuti uri umusore, ukarambagiza umwana w'umukobwa utazi ko ari mushiki wawe undi wahemukiye. Inshuti rero mwasenze, mwahimbaje Imana, mwaririmbye, nimureke nanjye mbigisha. Nageze amahirwe imvura irabamfasha, nushaka gutaha ntari akoze cyane. Muntu uza muri umurongo w'umurimo w'Imana nkora ikintu nkora cyane, ndigisha. Hari burya insengero akenshi zigenda uko umushumba wazo ateye. Umushumba ari umuvugabutumwa, usanga itorero ryose umuvugabutumwa, asanga umushumba ari umuririmbyi, itorero rimwe mu baririmbyi, usanga ari abigisha, ugasanga nawe abigisha. Nanjye abiwanjye usanga barwanira kwigisha kubera ko nanjye ndi umwigisha, nkunda kwigisha. Rero ndabasaba rero kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amen. None ndabaza mugenzi wawe, ngo ushaka kumva ijambo, akubwiye ngo iki? Cyangwa ngo ningere ko nitahire? Turebe Bibiliya, Itangiriro igice cya 49. Igice cya 49 murongo imvura yaguye. Nagiye ku rusengero, kuko ku rusengero umuhanda wacu ntabwo umeze neza. Kuvayo byari ikibazo, imodoka yajaga yitambitse, byari bigoye cyane. Ariko ndashimana ko tugejeje ntabwo amahoro. Ndashimana kuri ko Kigali bajya badutera ubwoba ngo Kigali ngo musenga ngo bigoye. Nuko ndashimana murasenga mumeze neza n'ukuri kose. Reka dushimire igihugu cyacu pe, n'ukuri kose nta kibazo mufite rwose. Mukomere Imana amashyi cyane, kuko abantu n'ukuri mujye munaza mu byaro ngo bivuguruze. Hari abantu bumva ko umuntu byacitse. Nigeze kujya kubwiriza Uganda, ngezeyo hari itorero nabwirizaga mu ryari ry'Abagande, noneho hafi aho hari itorero ry'Abanyarwanda. Noneho mpageze bya gusoza abakozi Imana, baraje baravuga ko mu Rwanda ngo byaracitse, mu Rwanda abantu babwiriza ubutumwa, bose mugiye mbwiriza hehe? None urangije mbereka muri telefone, maze iminsi mbwiriza ibiterane byo hanze nkora mu kuruseri. Nuko nishimye, abana muraririmba neza, mufite ubwisanzure. Imana habwe icyubahiro kandi komeze umugisha. Ikindi muzakomeze mugere kure rwose, muzaguke n'umuryango mugere. Rwose ntabwo nzi itorero ryanyu ko ryubakitse, ntabwo nzi aho mumaze kugera, ariko muzaguke bwo guhimbaza, mukuzane no mu byaro, muze muhimbaze. Nukuri twihuza amaboko kandi twagera ku kintu gikomeye. Reka turi mu murongo wa 27, Itangiriro murongo wa 49 murongo wa 27. Yanjye ni Icyongereza, ariko mushaka ko afite Ikinyarwanda yadusomera. Ni ijambo ryiza cyane, turiganireho. Wadusomera afite ushoboye, ufite Bibiliya yadusomera. Yego nshuti yanjye. Itangiriro 49:27. Yes. Aranditse ngo Benyamini yisega ritanyagura. Iryo jambo mwumve. Benjamin muramuzi, abasomyi Bibiliya ko ari umwana wa 11 wa 12 wa Yakobo, n'umwana wa Yakobo wa 11. Noneho ya baba unise wo mwaturagaho ijambo
amubwira ijambo aramubwira ngo Benjamin ni isega ritanyagura, amwita isega. Sinzi niba hari umuntu uzi isega, mwararibonye? Ese n'utararibonye ushobora aribonye muri filime. Isega ni igikoko kiba cyonyine ariko cy'inkazi, kirya amatungo, gishobora kurya ihene, gishobora kurya intama n'inyana nto cyayirya. Isega ni igikoko cy'ikinyembaraga, burya ni ikinyembaraga cyane, kigira amahane cyane. Ni nayo mpamvu umukristo mubi bakunda kumwitiranya n'isega, ariko ntabwo ari ahangaha nabi Rwamagana, abona harurakaye. Yes. Noneho ise rero ajya kumwita, amwitirira isega, aravuga ngo Benjamin ni isega rigira gute nshuti? Isega ritanyagura. Mu gitondo rirya umuhigo, ariko sinzi niba iyawe imeze nk'iyanjye. Iyanjye iravuga ngo arya umuhigo. Hano avuga ngo arya umuhigo. Ni isega of course, ntabwo bakoreka agenda hepfo. Yes, ryari ryo nyine ibyo. Yes. nimugoroba akagabanya iminyago. Urumva noneho ikinyarwanda kuntu gihinduye, akagabanya iminyago. Hari imbere rirya umuhigo, none ahangaha akagabanya iminyago. Abaye we noneho hariya ryari ryo, none abaye. Ariko iyi ngiyi iravuga ngo ihi, yari gushyiramo iti, babazi icyongereza. Okay, noneho ndagira ngo mwumve, nimugoroba ari kuri iki cyangwa se akora iki? Nimugoroba akagabanya iminyago. Mu gitondo se arya umuhigo. hanyuma so umuhigo uboneka barya mu gitondo, wabonetse igihe ki? Wabonetse nimugoroba. Tuganire. Ijambo rero rijya kubigisha umutwe w'amagambo uravuga ngo ukuboko k'Uwiteka Imana kubanya amasezerano. Haleluya. Amen. Kuba ufite amasezerano n'ukuboko kw'Imana kukaba kuri ku bugingo bwawe, uba ufite amahirwe aruta y'abandi. Tugamena cyane. Noneho murebe uyu musaza abwira umwana we, afite igisubizo nimugoroba kandi afite n'igisubizo mu gitondo. Nuko ese iki gisubizo cyabonetse igihe ki? Igisubizo cya mu gitondo cyabonetse igihe ki? Igisubizo cya nijoro cya nimugoroba cyabonetse igihe ki? Kuko mu gitondo arya umuhigo, mu gitondo arya umuhigo, nimugoroba akagabanya iminyago. Ese kugabanya iminyago kwa nimugoroba twabyumva ko iminyago agabanya yiriwa yirwanirira kugeza nimugoroba, none arimo arayigabanya, byakumvikana. Ariko none mu gitondo ngo ararya umuhigo, yahize igihe ki? Yahize nijoro w'amafura we. Amen. Yahize ryari? Yahize nijoro. Haleluya. Ise yarimo kuraga abana be, yarabahambaga ngo bana banjye muze mbabwire ibizababaho. Iyi ni Yakobo, yararaga ari mu Misiri, ngo ni muze mbabwire ibizababaho. Ariko abandi babwira ibintu bitandukanye, ariko ageze kuri Benjamin arahindura imvugo, aravuga ngo Benjamin ni isega ritanyagura. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ngo mu gitondo rigabanya rirya umuhigo, hanyuma nimugoroba rikagabanya iminyago. Umbabarire mbwira mugenzi ngo ntibagirwe Benjamin. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Muri abana beza cyane. Rwose umuntu yabagurira icyayi cyo koreka mfa kugura icy'umwuka, nta kuri ntagira, reka mbura icy'umwuka. Amen. Umucyayi cy'umwuka. Yes, Imana ibavugisha cyane. Uyu musaza kubwira umwana we ngo Benjamin hari ikintu cyari gisobanuye. Ntabwo yapfuye kumubwira gusa, ahubwo yaramuremaga. Ntabwo ari imvugo isanzwe, ni imvugo idasanzwe. Yakobo yagiye guha abana be umugisha, avuga ikintu gikomeye. Aravuga ngo imigisha so ahesha, imigisha muhabwa na Yakobo itandukanye n'iyaheshejwe na data Isaka na sogokuru Aburahamu. Yari yizeye, yari afite imbaraga z'umwuka wera ku bana be. Yari se umwuka akaba na se mubiri. Hari icyo yakoze mu mubiri w'umubyeyi, ariko
ariko uyu munsi ahagaze nk'umubyeyi w'umwuka. Abwira abana be ngo nimuze babwire ibizabaho. Arashaka kubarema. Bene data, ejo hazaza hashobora kugirana isano n'ijambo wabwiwe n'uwari uhagaze mu mwuka. Ntakubwire nk'umunyamubiri, ntakubwire nk'uko abandi bakubwiye, akakubwirira mu mwuka, akakugira mu isi y'umwuka. Isi y'umwuka ntisanzwe. Pastor, reka mvugire ijambo mpagaze aha ngaha. Tekinisiye, ntuzongere kuvuga ijambo nkari riri umukozi w'Imana mu kanwa kawe. Amavuta y'umwuka wera atandukanye n'amavuta y'icemo. Niyo mpamvu uhagaze ukavuga ngo ndakaranga, wavugiraga mu mwuka. N'undi uraha vugira mu mwuka. Umwami ahabwa icyubahiro. Umwami ahabwa icyubahiro. Aravuga ngo Benjamin ni isega riryana. Amwita isega. Iryo jambo umwana nawe icyo yakoze yarimubwiye, ntabwo njya kwiguha. Yarimubwiye ako kanya hari ijambo ry'umwuka ryahise ryambara Benjamin. Ntiyaba akiri Benjamin, ahubwo ahindutse isega yabwiwe na se. Amen. Agira cyaravuga ngo Benjamin ni isega ritanyagura. Bavandimwe munyanganire uyu munsi ngiye kubereka Benjamin ukuntu iri jambo ryamukurikiranye n'amaherezo y'ubuzima bwe. Imana habwa icyubahiro. Imana habwa icyubahiro. Gira mugeze ukuboko kw'Imana ku buzima bwawe. Pastor, ntabwo nabura kugushimira kabisa. Ndareba abantu nkumva ndishimye, nkumva ndagushimira cyane. Nukuri kose ntabwo nagiye gutura mbura ntoze mu mupe. Dutura makeya, nabwiye madamu ntadutuye makeya. Ariko nukuri kose kwiye gusengererwa. Hari igihe tuzahura dusengerere kabisa. Nishimiye kabisa niyo narekera kubwiriza nkataha. Nabakunze pe. Imana bahumugisha. Muryoherwe. Munezerwe. Imana izabahire. Ibyo muzakora byose bizacemo. Mushumba, Imana ikugeraho udashobora kwigerera. Ivuge n'aho udashobora kuvugana nawe. Izicare mu nama utakwicaramo. Izicare mu nama utakwicaramo. Haleluya. Izicare mu nama utakwicaramo. Biravuga ngo amugisega, aramusega. Icyo gihe aribwira, ari kugira mu matwi y'Abisiraheli cyangwa se y'abakuru be, bo bari bazi isega icyo rivuze koko baraboroze. Bahise bumva amwisisega. Mu bandi bana bose nta n'umwegeze abwira ijambo riganisha ku nyamaswa, ariko ageze kuri uyu mwana ashinga umuti, ashinga agati, aravuga ngo ni isega ritanyagura. Arangije aramubwira ngo ku manywa hari ibyo azabona nimugoroba, hari n'ibyo azabona mu gitondo. Munyihanganire tujyanirane. Imana ibampera umugisha niba turi kumwe. Reka turebe kuva rero, dusome ijambo ryo kuva turagiye muri Bibiliya. Imodoka ifashe umuhanda. Muganda aravuga ko ukatonda yibazige. Imana guha umugisha. Muswahili akavuga ngo Mungu Bwana asifiwe. Kandi ni haleluya. Reka turebe duhere ku murongo w'igice cya 17 duhere ku murongo wa 8. Mwumve noneho tugiye kujyanirana, turahuza imirongo muraza gusoza amaso n'icyo nshaka kubigisha. Murongo wa 8, ufite Bibiliya dusomere wahageze. Mungu mwiza dusomera tuti. Yes. Yes. Umutwa magambo yavuga ngo Abamaleki barwanya Abisiraheli. Mose arabasabira baranesha. Maze haza ubwoko bwitwa Abamaleki barwaniriza Abisiraheli Refidimu, arwanya Abisiraheli. Mose abwira Yosuwa ati udutoraniriza ingabo mugende turwanye Abamaleki. Yes. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse. Jya ku murongo wa 14. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso. Fata ikaramu yawe, ufate ikayi yawe, wandike mu gitabo bibe urwibutso. Ubibwire Yosuwa
yuko nzakuraho rwose ubibwire Yoshua yuko nzakuraho rwose kwibuka kw'abamaleki bakibagirana munsi y'ijuru wose. Murumva nimubwire iki jambo ngo nzakuraho kwibukwa. Ijambo kwibukwa ni ukurangiza, to eliminate mu cyongereza, cyangwa se to uproot, kurandura, kuvanaho hagati y'Imana rero, kuvanaho Abisirayeli abameleki bakarangira. Muzi icyo Imana ndaje mbere cy'akantu gato cy'Imana yabahoraga. Gira hepfo gato. Mose yubaka igicaniro acita Yehova Nisi, aravuga ati Uwiteka yarirahiye ko azajya arwanya. Ngaho mama nimwumvire rero, nimunyangane mwumve imvugo ya Mose n'imvugo ya Uwiteka muzihuze. Uwiteka avuze guki? Arirahiye ko azajya arwanya. Oya, ntabwo ari Uwiteka avuze aho, uwo ni Mose uvuga. Uwiteka abwira Mose, andika ibi mu gitabo n'urwibutso, ubibwire Yoshua yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'abamaleki. Urumva, nzakuraho kwibukwa niko Uwiteka yavuze. Hanyuma Mose ajya gutanga raporo avuga ngo ki? Mose yubaka igicaniro acita Yehova Nisi, aravuga ati Uwiteka yarirahiye ko azajya arwanya. Iyi mvugo niyo avuze imvugo nyayo. Nimubwire ko uko imvugo mwumva irimo ariyo. Avuze guki Mose? Azarwanya kandi Uwiteka azahana. Arangaho nyumvire, biratandukanye. Ngo azajya arwanya. Uwiteka tagati Uwiteka ni ukuvanaho burundu. Hanyuma Mose agiye gutanga raporo aravuga ngo azahora arwanya. Bisobanuye ngo abameleki bazahoraho. Burya mu bintu byica abakristo ni ukumva nabi amasezerano rimwe na rimwe. Iyo isezerano ry'Imana waryumvishe nabi, hari igihe ugenda nabi isezerano atari uko ryacitse cyangwa se ryananiwe gusohora, ariko ahubwo waryumvishe nabi. Mose Imana amubwiye ngo nzakuraho kwibukwa rwose, ariko agiye gutanga raporo aravuga ngo Uwiteka azajya arwanya. Nimunyemerere mbabwira akantu, muze kungura fanta. Murangura fanta? Utayigura ntabwo ataha. Gusa nazi ko zose ngazimara. Reka amen. Reka turebe gutera kwa kabiri. Igice cya 25:17. Turajyanirana kabisa, ndimo ndabaganisha ahantu heza no kumva ijambo ry'Imana. Imana umugisha. Wow. 25:17. Yes. Uhore wibuka ibyo abamaleki. Uhore wibuka ibyo abamaleki bagiriye mu rugendo ubwo mwavaga. Babagiriye mu rugendo ubwo mwavaga muri Egiputa. Uko babasanganiraga mu rugendo bakica ab'inyuma mwumva ko abamaleki ari abagome. Bagendaga inyuma y'Abisirayeli bari mu butayu bataha baba muri Isirayeli Kanani. Umuntu yasigara yananirwa abamaleki bakamwica, inka yananirwa abamaleki bakayica, abana bato bananirwa abamaleki bakabica. Barabica. Icyo kintu cyabaza Uwiteka kugeza Uwiteka yagishyize mu gitabo, aravuga ngo kizahora kibukwa, kizahora urwibutso. Nicyo kintu cyatumye Imana ivuga ngo izarangiza abamaleki mu isi. Imana irabibika. Nimunyemerere mbabwire, ibi turimo kubisoma mu Kuva, turimo turasoma gutera kwa kabiri, ariko murejya mu mbereke kuntu Uwiteka ari Imana kandi Uwiteka aribuka. Bavandimwe, ntubabare cyangwa se ngo umere nk'udafite ibyiringiro. Ndakubwira ijambo ngo Uwiteka aribuka. Burya Imana irabika, izi neza icyabaye ku buzima bwawe, izi neza aho ujya, izi neza aho uva. Amateka yawe ari mu gitabo cyayo, irabizi neza cyane. Umwami ahabwe icyubahiro. Imana irakomeza irabika, irazirikana. Imana ahabwe icyubahiro. Reka dukomeze twigire imbere, tujye muri Samweli. Ubwo tugeze muri Samweli igice cya 10. Wa mbere mama nshuti yanjye agasani. Samweli wa mbere igice cya 10. Tuma turiko turajya aho dushaka.
uno wa kabiri. nuko Samweli yenda imperezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe aramusoma aravuga ati mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka akwishimira abinikishije amavuta. urumva ko urumva ko biri Kinyarwanda ntabwo urumva ko nk'icyongereza niba kwanditse hano ndavuga mu cyongereza ngo then Samuel took a flask of oil and poured it on Saul's head, ku mutwe wa Saul. urumva ko biri Icyongereza asize n'Ikinyarwanda nta Saul urimo aho ngaho ku mutwe wa Saul ntayo ni subtitle. That's great. urumva ntabwo meze nk'ahano hano ngo bafata Sawuli bamusuka amavuta. uyu Sawuli uyu nguyu ugiye ko Sawuli babwira yitwa ni Sawuli mwene Kishi yari se. hanyuma bakaba ababenjamini bakomokaga mu muryango wa Benjamini. muraza kubira mu gice cya 9 bakomokaga mu muryango wa Benjamini. wa muryango babwiye ngo nisega Imana yongera kuwibuka. imaze kuyibuka none itoranyamo umwana witwa Sawuli usuka amavuta. umwana yambaye amasezerano ariko yongeraho no gusukwaho amavuta. mwamahabwa icyubahiro. nta kintu kimera hatameze hatamanutse imvura. none n'amavuta rero yasutse ku masezerano y'umuntu umuntu arashibuka. Amen. Haleluya. umuntu w'Imana iyo afite amasezerano agasukwaho amavuta bimera nk'imvura isutswe kuri cya giti cyari mu itaka. imera nk'imvura isutswe ku mbuto iri mu itaka. imbuto irazamuka. iyo umuntu w'Imana afite amasezerano akongerwaho amavuta ibintu birahinduka. mbwira mugenzi ngo ibintu birahinduka. twirukankira none ndimo ndirukanka kugira ngo ntaza kurya iminota ya 15 sasa. Samuel wa mbere 15. Nangane gato umuhungu mwiza. Reka turebe umurongo wa karindwi kugira ngo imirongo tuyigabanye tutaza gutinda. umurongo wa karindwi aranditswe ngo maze Sawuli yica abamaleki. ku mutwe babandi Imana ifite inzika. Imana yongeye kwibuka Imana yabitse mu gitabo yibutse ibyo bakorera Abisiraheli. none ihagurukije umuntu umaze gusuka amavuta. nimurebe ko Imana ari igitangaza. hari umwana bavuze ngo ni isega ritanyagura. hanyuma Imana igiye guhora iramanuka ijya mu muryango w'Abisiraheli. imanuka ihereye kuri Rubeni iragenda ijya kuri Simiyoni ijya kuri Lewi. ibura umuntu wabikora. ariko igeze ku mwana mutoya wabwiwe ngo ni isega ritanyagura. Imana iguma aho ngaho iravuga ngo muri uyu muryango hari umwana nakuramo yakora ibitandukanye n'iby'abakuru be. ise ashobora kuba apfa kuba yaramubwiye iri jambo akabwira ngo ni isega ritanyagura. iryo jambo haleluya Imana iza kurikurikira. hari ijambo Imana yaba yarakubwiye izarikurikira kugira ngo igukoreshe. Imana izarikurikira. ibisezerano wabwiwe Imana izarikurikira. ntabwo musuzuguye ariko gira gutya. burya ngo amasezerano Imana yampaye ukuboko kw'Imana kuri njye azasohora. mwabyumvise atuma kujya kurimbura abamaleki. ku murongo wa karindwi dusomera maze twirukanka mama. maze Sawuli yica abamaleki uhereye i Havila ukageza i Shuri ateganye na Egiputa. afatanira umwami wabo witwaga nde? iryo zina muri buryibuke ngo ni irihe? Agagi. afatanira umwami wabo witwaga Agagi. aramutwara ntiyamwica aramucungura aramujyana. amutunguye muri Israheli asanga Imana yarakaye. asanga Samweli yarakaye. uwo munsi nibwo Uwiteka yakuye Sawuli ku ngoma. aravuga ngo ukuye ku ngoma kuko utashoje umugambi wanjye. Benjamini ntiyitwara neza. Sawuli ntiyitwara neza ngo akore umugambi w'Imana. Sawuli ntiyitwara neza ngo ahagarare mu nshingano ze. Sawuli ntiyitwara neza ngo ahagarare mu nshingano ze. Sawuli ntiyitwara neza. izina rya Benjamini ariko ntabwo yigeze arisiba. ngiye kubereka abavandimwe rero. Benjamini ntabwo Imana yigeze imureka. igihe cyarageze nshuti
amateka aragaruka, ibintu birongera biragaruka. Ndagira ngo hari umuntu nabwira aha ngaha, icyane ni Yesu ushobora kugikora, icyane bakuru ushobora kugikora, icyane bene wanyu ushobora kugikora. Sinitaye ko umuntu yagushyigikira cyangwa atagushyigikira, sinitaye ko umuntu akwemera cyangwa atakwemera, sinitaye ko umuntu akumvira cyangwa atakumvira, ariko Uwiteka ari kumwe nawe, yaraguhaye isezerano. Bavandimwe, reka nkubwire ijambo, ibi ntabwo si ngombwa wenda mu mashuri wize amashuri menshi, nubwo kuyiga ari byiza, si ngombwa gukomoka mu muryango ukomeye, nubwo gukomokamo ari byiza. Imana ipfa ko yaraguhaye isezerano, Imana akaba ari ikintu yaguhaye. Sawuli, Imana ibaha umugisha cyane, Imana ibaha umugisha cyane, Imana ibaha umugisha cyane. Reka twongere twirukanka tugiye gukora ibi, tugeze ahandi hantu. Noneho mwirukanka tuhure muri Esiteri, n'abatangaye. Esiteri 2:5. Esiteri 2:5. Usome mu izina rya Yesu. Usomera amafura. Mu murwa w'i Shushani hari umuyuda witwaga Morodekayi, mwene Shimeyi, mwene Kishi, Mwene nde? mwene Kishi, Babazi iryo zina mwiza muryumva? Kishi ninde? mwene Kishi Umubenyamini, Umuki? Umubenyamini. Ariko umuhungu mwenda kugira nk'ishaka, babe banze mpoberemo. Pastor, umuhungu wa Monteje bagatuma mu gihe rwamagana. Umwana rwose ko umuhungu mwiza koko muragira ngo amina. Umuhungu namugirana. Nawe ni Benjamin shaka. Kankaye ku mazi yavuga butumwa. Nanijye kumuhobera nisanga ko nabarisha amabwiriza. Kandi turimo asura kamera. Twamenye bizagarukira. Ndashaka mwakora y'amazi. Imana guhumugisha cyane. Ariko umaka nomero kawe. Nukuri umaka nomero kawe ngure kayatayi. Mwaba habuki wawe. Imana mwiza cyane, mushobora mu nijoro rwose ko ako turaza kuvuga nta muntu nta amata masa ntasabire nk'igisigate. Ako ntizeho umuhungu mwiza. Urumva muri bukako twiza gusoma Sawuli wo mu muryango wande bakisha Benjamin. None twongeye kubona umuntu witwa Morodekayi wo mu muryango wa Benjamin. Imana yongeye kugaruka muri wa muryango kubera isezerano urimo. Babandimwe, niba Imana itaraje mu kwezi kwa mbere kwa kabiri yaza, niba itaraje mu kwa kabiri kwa gatatu yaza, kwa magambo neza kugira ngo Imana izaza. Ramashakori nubwo byaba bitarakunze cya gihe, ariko Imana izaza. Ndabizi ko Uwiteka aza. Mfite ubuhamya bukomeye cyane, mubahaye none aha mwatangara. Ariko ndakubwiza uko Uwiteka aza. Uwiteka arongera akaza. Yigeze gusura Benjamin isangamo Sawuli yitwara nabi. None Uwiteka yongeye gusura Benjamin isangayo Morodekayi. Yije muri uyu muryango isangayo umusore witwa Morodekayi. Isangayo n'akana k'agakobwa k'imfubyi kwitwa Esiteri. Yongeye gusura umuryango wa Benjamin. Imana izongera isura Abanyarwanda. Imana izongera isura iki gihugu. Imana izongera isura ivugabutumwa. Imana izongera isura umurimo wayo. Imana izongera ikora umurimo wayo. Imana izongera. Bwira mugeze kuzongera. Niba ntacyo bigutwaye mubwira ngo bizongera. Ora mashatari y'amakoro mashatoro makana. Inyeganyeza amasezerano ikayabyutsa. N'Imana y'amasezerano. Izi aho byapfiriye. Izongera igaruka, izongera isura amasezerano. Izasura amasezerano. Imana yongera kugaruka amasezerano. Bwira mugeze kuko Imana kuri kuzima bwawe. Madam, nami amazi sha nkaza kwanduranya mu rusengero rw'abandi. Abasaba yande. Amen. Abakunze cyane.
ushaka kwamamaza ryose rero uwo muvugabutumwa amazi aryoshye nk'abavugabutumwa. Ndumva ashaka kuvugana namwe ariko ntabwo ndubarira amasaha, munyihanganire mbigisheho. Bavandimwe basomyi babiri, reka mubaze akantu kamwe. Amen, amen. Murishimye kwanza? Murishimye? Munyihanganire umunyacyaro, nshobora kuba mbigisha kinyacyaro ariko mwihangane. Reka turebe Esiteri igice cya 3 umurongo wa mbere. Igice cya 3 umurongo wa mbere. Yego Mungu mwiza. Hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi, Hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata, akuza Hamani mwene Hamedata umuki. Ndagira ngo mumbwire iri jambo hari ahantu murizi. Agagi, Agagi murizi he? Sawuli yamujya wa Sawuli, Sawuli amujya yafashe ni umwami w'Abamaleki witwa Agagi. Umwami w'Abamaleki witwa Agagi. Mwumve noneho ukuntu ibintu bihindutse. Ejo muri bavandimwe, ejo muri Imana yohereza Sawuli mu Bamaleki acungura Agagi. Acunguye Agagi, acungura n'abana be. Hanyuma ntibashira, hasigara uwitwa Hamadata. Hamadata arabyara Hamani. Hamani aragenda ajya kwa Ahasuwerusi arahakwa. Hanyuma Benjamini nawe abyara Sawuli, abyara Kishi abyara Sawuli. Sawuli arananirwa, hanyuma aza kubyara undi mugabo abyara Moridekayi na Esiteri. Aba baraza bose bisanga ku mwami Ahasuwerusi. Abamaleki baraza, n'Ababenjamini baraza, barahurira. Ngira ngo barahurira. Bagira bate? Niba ntacyo bigutwaye mbwira mugeze barahurira. Niba ntacyo bigutwaye mbwira mugeze ngo hari uzahura n'icyo Imana yakuraze. Hari icyo Imana yakubwiye kuzakora, izaguhuza nacyo. Imana izaguhuza n'icyo yakubwiye kuzakora. Imana izaguhuza n'icyo yakubwiye. Imana izaguhuza n'icyo yagize cyane. Murabyumva cyane? Abaririmbyi murabyumva cyane? Reka muhobere, muri abana beza cyane. Umwami ahabwe icyubahiro. Ariko Mana yanjye, uratuma nsengera umushumba mu bintu byose mbimare, kuko washumbye neza amafura. Imana igumugisha umwana mwiza cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Umwami ahabwe icyubahiro. Hamani arazamuka ajya ibwami. Azamuka ari umwana wa Mwagagi, azamuka ari Umwamaleki. Abamaleki barazamuka baratumbagira bajya ibwami kwa Ahasuwerusi. Hanyuma Abisirayeli nabo baratatana i Babuloni. Abacitse ku icumu bacika ku icumu abana babiri. Acika ku icumu umusaza witwa Moridekayi, acika ku icumu umwana beretse wabo witwa Esiteri. Kaza ari imfubyi katarize, bisanga bose ku mwami Ahasuwerusi. Ahasuwerusi azamura Hamani aramukuza. Ahasuwerusi ahaca Hamani icyubahiro. Hanyuma Moridekayi nawe baramusuzugura, bamujyana ku irembo, aba umurinzi ku irembo. Bamushyira ku irembo ari isega, bamushyira ku irembo ari umwana w'amasezerano, bamushyira ku irembo atanya gusa nijoro. Ngira ngo bamushyira ku irembo, barasuzugura isezerano, ariko ikiganza cyiza cy'Uwiteka cyari kiri kuri we. Ikiganza cyiza cy'Uwiteka cyari ku bugingo bwe. Aravuga Hamani ngo baramukuza, bamukuje arebye Moridekayi ngo amenya ko ari Umuyuda. Amenya ko ari iki? Ariko icyumba hari ikintu atamenye hari ikintu atamenye umushumba. Abandi hari ikintu atamenye. Ntabwo yamenye kose yamubwiye ngo urisega itanagura. Hari icyo batamenye. Ntabwo bamenye isezerano riri ku bugingo bwawe. Hari icyo batamenye. Ntabwo bamenye icyo Uwiteka yakuvuzeho. Hari icyo batamenye.
bamenye. Hari icyo batagize bate? Hari icyo batagize bate? Hari icyo ubu rero igihe cyo kugira ngo bakimenye ni iki? Igihe cyo kugira ngo bakimenye ni iki ngiki. Igihe cyo kumenya icyo Imana yavuze ni iki ngiki. Hamana arakura yambara ranka, abajenerali, abantu bose bakamufungira, abandi bakamutera isaruti, abantu bose bakabereka, hanyuma abandi bakubarara hasi. Ageze ku irembo igitondo kimwe agiye kubona abandi barubaraye, Benjamin Hoza Morodekayi akomeza ahagarara, arabaza ngo uyu kuki atubaraye? Baramubwira ngo ntabwo abayuda bajya bapfukamira ubundi bwo. Mwumve neza, Hamani amenye ko ari umuyuda, aravuga ngo ntabwo nzica Morodekayi wenyine, nzamurimburana n'ubwoko bwe bwose. Ariko ntiyamenya ko se yamwihereranye, akamwaturaho ijambo, akavuga ngo nisega ritanyagura, mu gitondo rirya umuhigo, nibwo rikagabanya iminyago. Ntiyamenya. Hamani ntiyamenya ko Morodekayi, ntiyamenya ko Benjamini bafite isezerano rya nijoro, bakagira isezerano rya kumanywa, bafite amahirwe nijoro, bafite amahirwe kumanywa, bafite amahirwe mu kwezi kwa mbere, bafite amahirwe mu kwezi kwa kabiri, bafite amahirwe mu kwa gatatu, umwaka wose bafite Imana amashyi cyane. Hari umuntu wishimye hano? Bwira mugenzi ngo ukuboko kw'Imana kuri ku bugingo bwawe. Mubwire tuwa munyamasezerano we. Mubwire tuwa munyamasezerano we. Ukuboko kwiza kw'Imana kuri ubugingo bwawe. Ukuboko kwiza kw'Imana kuri ku bugingo bwawe. Ukuboko kwiza kw'Imana. Hamani arakura, abandi bakubarara. Morodekayi arahagarara, arabaza ngo uriye ninde? Bamwita Morodekayi. Kuki atubarara? Ngo yireguje ko ari umubenjamini, ari umwisiraheli, ari umuyuda. Hamani bimujya mu gutwi, aravuga ngo aragenda akora urwandiko asaba umwami ati nyakubahwa, ati ibintu byose warabimpaye, ariko hari ikintu ushaka. Undi ati urashaka iki? Ati ndashaka ubwoko bwatatanye amahanga buri hanze ahangaha, ndashaka kubwica, kandi nzatanga ibiguzi byose. Umwami arambwira ngo nta biguzi byawe shaka, ngo amuhe impeta mukorera isezerano. Aravuga ngo genda ubarimbure. Ariko ibyo byose arabitegura kuko nta sezerano azi ryawe. Reka mubwire inshuti, ntukirirwe uburana n'umuntu. Umuntu ashobora gukora uko ashaka kuko atazi isezerano riri ku bugingo bwawe. Hari icyo Imana yakubwiye nijoro usinziriye, hari icyo Imana yakubwiye mu buhanuzi urimo gusenga, hari icyo Imana yakubwiye ugenda, hari icyo Imana yaganiriye nawe. Hari icyo Uwiteka yakubwiye, maze icyo Sawuli atakoze, Esiteri aragenda ajya mu bikari bwami, Morodekayi ajya ku irembo. Nta kindi cyarangaga Morodekayi, ni ibigofero by'abazamu, ni ibikoto by'abazamu, ni imbeho. Ariko nshuti, umuyaga wakwitaga Morodekayi ko ntigeze kwita iseno rya Morodekayi. Hamaniba umwagagi baramukuza, agira icyubahiro. Amaze kugira icyubahiro, dore ukuntu byamugendekeye. Hamani aragenda yinjira ibwami,
aravuga ati hari abantu nshaka. Umwami aravuga ngo abantu baguhaye ntacyo bamaze. Asohokana isezerano, ageze mu rugo abwira madamu ati madamu, ati ndashaka, atari umuntu wansuzugwa yitwa Moridekayi, ndamushaka. Undi ati ndamushaka. Umugore avuga ati nta kibazo, genda bamba igiti uzamumanikeho. Atumiza isima ako kanya mu giporoso mu matekero, baracukura igiti barakibanika. Arangije arara aho ngaho, barara benezerewe. Mu gitondo abuza abana kujya ku ishuri. Abuza abana kujya he? Abuza abana kujya he? Abuza abana kujya ku ishuri. Atumira abagenzi barabwira ngo muze kuza mu gitondo muzi wanjye. Arara yitegura mu gitondo kujya gusaba Moridekayi ngo manukana muwambe ku giti aho ngo banywa inzoga ari bashinyagurirwa ku musaraba. Arangije uko bacukura aho bashinga igiti, ni Uwiteka yagendereye umwami. Umwami abura ibitotsi iryo joro, umwami ntiyasinzira iryo joro, umwami ntiyasinzira. Nawe isezerano rishaka gusohora, isezerano rigiye gusohora. Bavandimwe, Imana imubuza gusinzira. Nimwumve ikintu kidasanzwe. Umwami yarambuye ikiganza akora mu bitabo. Iyo akora mu bitabo yari gusangamo ikindi gitabo, ariko yahuye n'igitabo cya Moridekayi. Iyi sezerano riri kumwe nawe, ikiganza cy'Imana kiragutoranyiriza. Umwami nibwo yavuze ngo azanye igitabo arakimusomera. Aravuga ngo uyu Moridekayi mwamuhembye iki? Ngo ntacyo twamuhembye. Akimara kubaza iryo jambo, agiye kuva mu mirindi ya Hamani imuri mu rugo, arabaza ngo ninde uri mu rugo? Baramubwira ngo ni umugabo witwa Hamani. Aravuga ngo natambuka aze. Naramubaza ngo niko Hamani we? Undi ati inkuru murayizi cyane. Niko Hamani we? Undi ati umuntu umwami akunze kubaha amugenza ati, amugororera iki? Naho ntazi we mu mutima haramubwira ngo hari indirimbo yavuga ngo anana yahozeho ariko ntibabimenya. Nanone rero Moridekayi na Hamani ntiyarazi ko Moridekayi afite isezerano. Iyo aza kumenya ko afite isezerano byari kumworohera, ariko ntigeze amenya ko afite isezerano. Mu bicaho ukuntu byagenze, Hamani arangije umwami arabaza ngo Hamani we? Undi ati umuntu umwami akunze kubaha amugenza ati. Hamani aravuga ati ibyo nabyo iyo cya mbere. Ijambo rya mbere bazana impeta y'umwami. Icya kabiri bazana imyenda myiza y'umwami. Icya gatatu bazana ifarashi nziza y'umwami. Hanyuma umwami agatoranya mu batware b'umuntu ukomeye, wakamutambagiza Kigali yose, kandi akagenda aririmba indirimbo itararepeswe ngo dore ko bagenzi umwami akunda kubaha, dore ko bagenzi umwami akunda akagira ate. Uko inzoga za Bralirwa zose bazibuze ziri kwa Hamani. Umwami abwira Hamani ngo huta vuba, ngo kuri iryo jambo utagabanyijeho ntari ikintu wongereyeho, ubikorere Moridekayi hariya ku irembo. Yamwe bene data horese, ndabwira ijambo ryitwa ukuboko kwiza k'Uwiteka ku bugingo bwawe. Ndabwira ijambo ryitwa ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana ku bugingo bwawe. Imana ihabwe icyubahiro bene data. Hari nasi Yesu ashimwe cyane. Mbwira mugende ukuboko kwiza k'Uwiteka. Ukuboko kwiza k'Uwiteka. Umwana aramubwira ngo huta vuba, utagabanyijeho utongereyeho, ibyo uvuze byose ubikorere Moridekayi hariya ku irembo. Ako kanya imyenda yari ihageze, ako kanya farashi yari ihari, impeta. Moridekayi noneho Hamani ahagara ku
Moridekayi nawe ari ntagondwa meze nk'abanyarwanda. Bayana Moridekayi araza azi ko agiye kumwica neza neza. Ahageze aravuga ngo kuramo nkuremeke ibyo byenge cya kigofero kijugunye kizamu n'ibikote by'izamu arabijugunye. Agiye ko nabona ibakoze mu ivarisi briefcase bakuramo ikanzu y'umwami barayimwambika. Moridekayi Hamani arayambara nako Moridekayi arayambara bamwambika n'ingofero y'umwami arangije yambara impeta ku rutoki. Hamani amubwira ngo ngaho mutambuke ndakubwiza ukuri. Aragenda amuriza ifarashi amaze kumuriza ifarashi Hamani afata umugozi w'ifarashi agenda aririmba amanuka mu giporoso. Dore uko bagenzi umwami akunda kuba, dore uko bagenzi umwami akunda kuba. Moridekayi nawe ntazi uko bigenza naho ni isezerano ryo mwitangiriye cya 49:27 rirabyose ngo bavandimwe ngo mu gitondo azagira ate none mu gitondo ahetswe ku ifarashi ngirameze mu gitondo ahetswe ku iki muzi umuhigo wa Moridekayi ni Hamani. Mushu uziko buriya uziko Moridekayi nawe ntagorwa ni nk'abanyarwanda. Ushobora gusanga aramubwiye ngo nyuza n'iwawe ugenda uririmba ugera iwawe. Umugore ari mu rugo arimo guhata ibirayi yitegura guteka ifiriti yuko umuntu arimo arakoronga. Dore ko umwami agenda kubaha, dore ko bageze umwami akunda kubaha. Umugore yumva amajwi y'umuntu akase umuntu ninde uririmba. Umugabo yari yasaraye dore ko bageze umwami kubaha. Haleluya! Wageze kwa Hamani abantu bari bateranye. Moridekayi abwira Hamani ngo hagarika ifarashi babanze babyumve neza. Bagira bate Holiness nabwira ijambo muborere izina ryanyu ntaza kuvuga ijambo ritari ryo harimo Holiness. Nimvuga Holiness rero mwumve ko ari mwebwe. Nabonye Pentecost Holiness sibyo Pentecost Holiness ntabwo umuntu ajya mutajya ngo ntaza kwivuga nabi niko mwitwa ngira. Holiness mwumve shuti ngo arangije Moridekayi nabwira ngo hagarara nanga kwiremba iwawe. Umugore Moridekayi Hamani arebera mu mimpoza ariko se rero uriya muntu ko ndeba uruhara rumeze nk'urwe wasanga Hamani afite uruhara nk'urwanjye. Uriya muntu ko ndeba niwe cyangwa ntabwo ari we bavandimwe. Icyo nkundira Imana Arabohora TV.